byigisha umwaka umwe n'igice mu 1997 nibwo inama ya guverinoma y'u Rwanda yanyemeje nka burugumestre ariko si ngombwa gushira ubuzima bw'umuntu privé ngo bushira hagaragara iyo ni diffamation nuko ari ibihugu byacu bitagendera ku mategeko hari kunshiza hagaragara mu buzima butakureba nakureka ni ngombwa rwose diffamation raregwa ko diffamation mvuze mu gifaransa no gufata ubuzima bw'umuntu bwihariye uko bushira kuri social media baba mwebwe baba twebwe baba batwumva twese tuzi ko abantu baba traditional cyangwa babungabunga nk'umuco n'ibindi ndangashiro z'imico mubihuza gute n'ubukristo habe n'amasengesho yo kuryama sinyashiramo imbaraga nke simvuga ngo twarushe none dusenge buke turyame oya numva ikintu cyose ariko kumbwira ngo mbere uhaguruka ngo wohereze 100 cyangwa 200 ndavuga amanyarwanda cyangwa wohereze 10,000 z'amanyakenya nkunde mpaguruke n'ubucuruzi tuzanategereze ko azana gusengera yagucuruje byarangiye hariho n'amategeko arengera abanyamakuru anabaha amabwiriza y'aho bagomba kugarukira n'abahana ayo nibayamenye yego iyo batayamenye zabareka ariko simvuze ko ngiye kuregana ndashaka gutanga urwego ntabantu ntibamve ko ngiye mu manza. A world of stories. Ndakuramukije wowe ukurikiye Afremedia Live uyu munsi kwifurije amahoro n'imigisha biva ku Mana. Ndizera neza yuko umeze neza uherereye nimutanameze neza Imana ikumenyera ibigukwiye kugira ngo ikomeze kukwitaho. Muri Afremedia Live uyu munsi tugiye kuba tuganira n'umushumba cyangwa se umukozi w'Imana benshi mukunda rwose kandi mukunda cyane byigisho bye byageze kure byageze aho utuye byageze ku wundi. Nimba utanamuzi ugiye kumumenya uyu munsi birambuye usanzwe umubona kuri rutari ariko uyu munsi turagerageza kwinjira indani. Kuri Afremedia Live muri kumwe na Director Gabi nk'ibisanzwe ni ugiye kuba ubayoborera iki kiganiro. Muraho neza mushumba? Muraho neza Gabi. Namahoro. Wagize neza kuza. Murakoze cyane mu kuturarika. Mwakoze cyane kwemera ubutumire bwacu kugira ngo muze kuganira n'izi ntama. Namwe mwakoze cyane kudutekereza kudutumire. Yego. Tukurikiye n'abantu benshi cyane ahangaha ni intama nyinshi ndashidikanya ko baza kwishimira ibiganiro tugiye kugirana hano. Benshi baragukunda, benshi barakuzi, benshi bakunda ibyo wigisha, ibyo babwira. Yewe no kubacaha nkunze kubona ubacaha mu rimwe na rimwe nk'akanyafu. Bigenda gute kugira ngo ubanyuze mu kari akanyafu? Wenda sinakanyafu kundi ni impanuro nyijanye n'ijambo ry'Imana. Ariko biterwa no kujambo ry'Imana bivuga. Pawulo yandikiye Timotheo aramubwira ngo uhugure, wigishe, unateshe. Bijanye n'ijambo ry'Imana. Sawa ngahe bibwire kugira ngo utakuze abashe kumenya ngo ninde turi kuganira uyu munsi. Nitwa Pastor Mwibuke Jonathan nduye mu gihugu cy'u Rwanda mu ntara y'Iburengerazuba mu karere ka Rusizi mu murenge wa Gihundwe ariko ngakorera umurimo w'Imana mu murenge wa Kamembe n'itoro ribarizwa ryitwa Goshen Aguka Church. Yego. Murakoze cyane ndizera ko mubashije kumumenya neza abantu mutari mumenya umuntu turi kuganira. Nuwo nguwo ni umushumba mukunda cyane kuri social media. Ibintu byatubwira bigenda bitrendinga. Uze kutwandikira muri comment akantu ki yavuze wibuka nakahe. Reka nje mpere kuri kamwe uherutse kuvuga kandi kadusigaramo dukomeza kukadebataho n'abantu cyane. Ngo abantu bakenyera amasume mu nzu ugasanga bakenyera katubwireho biriya bintu ni gute Pastor? Ntabwo nari ngamije kuvuga isume, nashaka kuvuga imyitwarire y'abantu mu miryango. Isume si icyaha, wayikoze ntiyayikora icyaha, ariko ikibazo nigeze no gutanga hano urugero. Watanzeho urugero rw'uwaramiye isume areka umwana. Nico cyasigaye message igaragaza nyine ko atari umwambaro ukwiriye mu muryango. Isume umuntu ayambara ari muri douche naho yambarira ndetse binagaragara ko isohokana keretse icumba na douche byegeranya ari ibyawe privé. Ariko ari bya rubanda rwose tugerageze dufata ibimono nico bibereyeho. Na isume urayikenyera bwacu umukobwa kayikenyera wawe bwacu umugore akikenyera kandi ntibisaba ko isume iba ndende cyangwa iba ngufi. Ifa kwitwa isume gusa.
ugaragaza ubwambure hirya no hino kandi nako kaga kuko yagwa nako karahari mu gihe dufite imyenda twambara rero ishitse kandi idukwiriye ndumva nta mpamvu twakwihambira kwisume niyo kwihana gusa nicyo nshaka kuvuga. Ako kantu kadusigayemwo benshi twakomeje kugateraho komenti ariko ntitwatera kwisume cyane tureba uburyo nyine wa mugani umuntu yaramiye isume atibura umwana aragwa. Icyo ni ikigaragaza ko umwambaro utari kwiriwe munsi reflex ubwenge tibwongeye kumwibutsa ko afite umwana bwamwibukije ko agiye kwambura abantu bakamubona. Icyo nico caje kandi umenye ko reflex irihuta kuruta ubwenge ahita yumva ko agiye kugaragaza ubwambure atereye umwana ntiyabitekereje. Nico gituma nyine mvuga ngo umwenda utumuterera umwana hejuru wawe uretse ku yindi itagutera ico kibazo ihari. Nico nashaka kuvuga. Yego, ku bantu batazi Pastor Muyoboke uyu munsi bagiye kumubona cyangwa se bamubona kuri mutandao ariko bagahekeraho, dore ko isi ya Didi tubunyine abantu bamenyera umuntu hariya nyine gutyo bakamenyaho bagahekeraho ngaho. Muyoboke mu bwana yakuriye hehe, yakuze gute? Nakuriye muri Kongo niho navukiye, gace kitwa Kaziba, abariho nigira secondaire naho primaire nayigiye mu Rurambo niho twari dutuye. Muri mu 1987 nibwo nabonye diplome wa gatandatu wa secondaire bitaga diplome d'état. Uwo mwaka mpitangira ubumbashi kwiga umwaka muri droit ariko sinakomereza kubera impamvu zitandukanye. Nza kugaruka mara hafi imyaka 2 nicaye nza gukomereza kuri ESP niga histoire science sociale. Naho niho nashoboye kurangiriza. Wenda sinzi niba ushaka ibyo amashuri gusa cyangwa n'ivy'imirimo nari nsobanuye uko ni byiza navyo tubwireho nta kibazo. Ya ndangije rero kuri SP 1995 nigishije kuri Munda mu Gatanga nahandi hitwa ku Kiziba ndi umwarimu wigisha histoire. Nyuma nibwo naje mu Rwanda mu mpera 1995 mbo mwarimu kuri Petit Seminaire y'ahandi bitwa ku Karubanda ni Butare bigisha umwaka umwe n'igice mu 1997 nibwo inama ya guverinoma y'u Rwanda yanyemeje nka burugumestre cyahoze ari commune yitwa Busozo ni za Bugarama kubazi Icyangugu hapakanye n'u Burundi muri commune yitwa Mabayi na Mugina. Aho nakoze imyaka 4 kugeza muri 2002 nkora mu nzego zitwa gacaca cyangwa se nkiko gacaca. Nari umucamanza nari umuhuza bikorwa niko batwitaga. Nitwe twatozaga inyangamugayo zari zigize nkiko gacaca bakora imyaka igera ku 9. Ariko hagati aho ngaho muri 2003 ubwo nibwo nasengewe ku mupastori nakoraga iyo mirimo ariko nyikomatanije n'ubundi n'umurimo w'Imana ariko ntari responsable. Bibaye muri 2009 akazi ndagasezera nibwo nakomeje umurimo w'Imana n'uyu munsi ngikora. Ubwo nibwo ubuzima bwanje. Urakoze cyane utubwiye ubuzima bwawe kuvugufi mu ncamake rwose kandi minota mike. Muri primaire waruzweho iki ku muntu mwiganye ukubona uyu munsi agahita avuga ati koko cyambere ndari shoboye ishuri haba muri primaire haba ni muri secondaire. Ikindi wenda nari umuntu utera urwenya naraganiraga cyane ku bantu banzi uretse na primaire na secondaire nabo twiganye kuri university bazi ko ndi umuntu uganira utebza rimwe na rimwe kandi udafite kwigunga keretse nagize ikibazo cyihariye naco kigomba gushakishwa impamvu ariko ubundi ni umuntu usabana bakinziho ndatebza ntera urwenya ndaganira nibyo. Kiyo nk'umuntu yaguharariraga uri umwana twakundaga kurwana amahane nari mfite ari menshi cyane akabije ariko kandi yari make nari nyafite urwana ko sinavuga ko narwanya intambara nyinshi zizwi ariko sinabuze gukangarana abantu bashaka kuntesha umutwe kimwe n'abandi agahayo no kandi narakagiraga pe nta nubwo ngahisha no mu buhamya ntanga nako nkavugamo ko Imana yakankishije narakagiraga ko niba ureba inyigisho umuntu atabona hari ukuntu harimo akisa oya inyigisho zo ntabwo ngifite ako gahayo siko ngikoresha
wenda nkoresha imbaraga z'umurengera ushaka kumvikanisha kandi burya imiterere y'abantu iratandukanye. Hari igihe umuntu wenda avuze cyane ukagira ngo arashaka ko kuba yakoresha imbaraga z'umurengera ngo niho mwumva, ariko ariyo miterere yiwe. Imiterere yanje usibye niyo nigisha, niyo nganiriza umuntu, nshiramo imbaraga, nshiramo imbaraga. Nta n'ikiganiro cyanjye cyoroshye, habe n'ubwo nkubwira inama, nkikubwira banzi ko nta kintu norohera iyo ngitangamo iyo nakigiyemo. Sinumva nakoresha imbaraga nke mu kintu, haba na gito, habe n'amasengesho yo kuryama sinyashiramo imbaraga nke. Simvuga ngo twarushe none dusenge buke turyame, oya, numva ikintu cyose ngifite imbaraga zo gukora gikoreshamo imbaraga, niko nteye. Nawe tuganiriye nkubwira ikintu ngikubuza cyangwa nkikwigishamo, shiramo imbaraga, numva nkizikoresha, kandi imiterere yanje iyo nzikoresheje nkeya nsa n'utakoze. Niyo miterere yanje rero, ariko si ugushaka gukangarana abantu no kubumvisha ku gahato, oya, ni imiterere kugira ngo numvikanishe ibyo ushaka. Yego. Ku muntu utazi agace ka Rurambo by'umwihariko, kuko dukurikirwa n'abanyamurenge, abarundi n'abanyarwanda, cyane abantu bo muri Nord, abantu batazi nkiri umurenge, ariko reka mbarize abasore batoya, Rurambo ni iki kintu cy'umwihariko? Rurambo mu bijyanye urabona n'ubwiza bwaho n'umwihariko waho hagira. Rurambo kubaza ako gace kera wabonaga umuntu uvuye mu Rurambo ukamwibwira. Icyambere abaturage baho barangwaga n'amahoro, barangwaga n'imico yitonze, mwaganira umuntu kumva arakubwiye ngo ni umunyarurambo. Ni umunyarurambo gute? Kubera imitwarire ye. N'abantu batateraga hejuru, bari batuye mu mihana mito, ta mihana mu Rurambo yabagaho minini, usibye ahitwaga za Gahororo na za Gitavi kera zigituwe, ariko akenshi abantu babaga ku dusozi twabo n'amatungo yabo, bigatuma abaturage baho batavuga birebire, ugasanga baratuje, n'icyo agiye kuvuga akakivuga gahoro. Bakaba bamenyekana kuri iyo mico yo kucisha bugufi no kutashaka kugaragara cyane nk'ahandi henshi. Imyitwarire yarangaga abanyarurambo. Naho agace kubwako kari kagizwe n'inzuzi n'ibishanga, ibyo byashaka gusa nk'atari byiza cyane, kubera ko buri hantu wambukaga igishanga, kandi igishanga cyabaga kirimo amazi ushobora ko watota igihe cyo cyose. Ariko kandi nubwo ibyo mbivuze nk'ibitari byiza cyane, ariko akarere karangwaga na klima, sinzi uko nyita, imihindukire y'ikirere myiza, habaga imvura akaba n'izuba rike, amatungo ntiyarwaraga, hororwaga ibitungwa cyane, ihene n'intama, niho bisangaga ku tandi hose muri kare abanyamurenge bari batuyemo, ni mu Rurambo. Izo hene rero zikabakungahaza, n'izo ntama wasanga umuntu afite 200 300. Inka zabaga zihariye ngo birumvikana, ariko cyane ibitungwa niko banabyitaga, nizo zari bihiganje amatungo magufi. Yego. Aho ngaho ku banyamurenge bo mu tundi duce babashe kumva agace ka Rurambo n'ukuntu kihariye, nako ni keza. Ariko ngo hakaba imbeho nayo ni kimwe mu byiza byari mu Rurambo, kuko simbe itera imisonga, simbe bateraga rheumatisme ngiye handi. Oya, yego barifubika kubera ko habaga imbeho, ariko si hiver, nimbe isanzwe, ndetse ituma abantu n'ibintu bikomera, kuko usanga nyine abantu bumutse n'amatungo yumutse, nimbeho ariko nziza, itari iteye imisonga n'izindi ndwara zikomoka ku misonga y'imbeho. Yego tugiye kuba tuganira n'umushumba, cyane turagaruka ku ngingo nyinshi zigiye zitandukanye, ariko cyane tugaruka ku mukristo, kubera ko umukristo ni washumbye, niwe abereye umushumba, ariko kandi arera n'abandi, ashaka n'abandi batarakizwa. Ku muntu utarakizwa ari we mperaho, yego, afite ikihe kibazo? Afite ikibazo cyo kuba mu isi atazi impamvu ayibereyemo. Cyo nicyo kibazo afite, kuko gukizwa, kumenya Imana ni imwe mu mpamvu ituma tuba ku isi, kuko Imana ntiyaturemeye ngo duhumeke umwuka tuwukonsome turangize, ntiyaturemeye kurya no kuryama no kwidagadura, ahubwo yaturemeye ikirenze icyo ngicyo. Ashatse kuvuga gukizwa, agakiza ni kimwe mu bintu bigomba kugira umuntu, kuko yaremwe n'Imana, kandi Imana niyo nyiri gakiza. Yego. Ku muntu utarakizwa ntiyo bavuga ko ico ari igisobanuro abakristo baheza, mbese ari insobanuro abakristo batanga kugira ngo babone uko basobanura ibyabo. None se ubundi umuntu yasobanura nyine ikintu tutabaje kugisobanura? Nasobanuye ko impamvu yo kubaho ku muntu ari gukizwa,
kuko imana ntiyiremye preto n'abatekereza ko imana ari nyinshi nabo bapfa kuzemera, nabo bemera ko izo mana zihari, bazi ko hejuru y'umuntu hari ikindi kimurusha izo mbaraga. Twebwe rero nk'abemeramana n'imana yaremye ijuru n'isi, iyo niyo twemera, n'imana y'Aburahamu na Isaka na Yakobo. Mu kuturema rero dufite inshingano zo kuyimenya. Kuyimenya nuko umunsi umwe tuzasubira ahiri, kandi tubishingira ku ijambo yanditse ubwayo, ntitubirota, oya tubikura mu byanditswe byera bya bindi Pawulo yavuze ngo bigira umumaro wo kwigisha umuntu, kumutunganya, kumuhanira gukiranuka, kumwemeza ibyaha bye, kugira ngo umuntu abashitse afite ibimukwiriye bimushoboza gukora imirimo yose y'Imana. Naho dushingira. Nimba bavuga ngo niko tuvuga kugira ngo tubumvishe, niko tuvuga nyine, keretse bahinyura ibyo tuvuga, ariko nimba ari ukuri bigomba kuba bafite n'ibisobanuro. Yego murakoze cyane. Ikindi ku muntu wenda abantu baba traditional cyangwa babungabunga nk'umuco n'ibindi ndangagaciro z'imico, mubihuza gute n'ubukristo? Ubundi la chrétienté, ubukristo ni umuco ubwaho, c'est une culture. Ubukristo ni culture, ni umuco. Iyo rero ubaye umukristo, kugira ngo ube umukristo hari imico ubanza kureka. Hari imico yo guterekera, hari imico yo kubandwa, hari imico yo kubyinira inka, nta matungo kutwara zibiniraga abantu batari bakizwa, bakarara inkera babyinira inka, bakabandwa bagaterekera. Guterekera ni ukwambaza izindi mana ngo zigomba kuguha ibisobanuro by'ibyo wifuza. Gukizwa rero kuba umukristo ni ugufata Kristo ko ari we nzira n'ukuri n'ubugingo, nta handi washakira amakiriro usibye we. Imico rero tuvuga, hari imico idafite kibazo, hari n'imico ifite ikibazo. Yego, iyo ifite ikibazo nyine si kirazira nabo kuri bo, ni kirazira nyine, ariko barayihamanye nyine, banze kuyireka. Warumbaje utese ubukristo n'umuco bikorana biti. Ndakubwira ngo umuco mwiza ubaho udafite icyo utaza ku ijambo ry'Imana, akaba n'indi mico ihutaza idahuye n'ijambo ry'Imana. Iyo niyo ntekereza ko abantu banareka. Igihe kimwe wahoze ari perezida mu buto, aricyo yigize kwita ngo rikura l'authenticité. Yaravuze ngo imico myiza y'abazayirwa yari cyitwa Zaire, ngo bayihamane bayigumane, ngo bakopye n'indi mico myiza ikomoka handi bayongere ko basangana, bafati yabo mibi n'iyabandi mibi bayijugunye. Iyo niyo yise rikura l'authenticité. Simvuga ngo niwe ngenderaho, narishatse kukwereka ko umuntu yafata ibyiza asanganywe n'ibyo ahandi byose akabihuza. Ikintu cyose kitabangamiye ubukristo ntaco gitwaye, ariko umuco wose ubangamiye ubukristo ugomba kurekwa. Ndaguha urugero ruto, kandi dukunda kubikora, mbese bigakorwa na bamwe mu bakozi b'Imana. Sibyo ko iyo tuvuze abakozi b'Imana abantu bumva abapasiteri, ariko buri wese ufite icyo akora n'icyo yizeye ni umukozi w'Imana. Yego ku nzego zitandukanye, ariko baba mwebwe, baba twebwe, baba batwumva, twese tuzi ko umukozi w'Imana ari umupasiteri. Hari ugukoshanya, gukoshanya ubwacu si icyaha, ni doti bitangwa n'inkwano, nta cyaha kirimo na Bibiliya irabyemera. Ariko iyo tuvuga ngo, iyo dutebya tuvuga dukoshanya, tukavuga ngo umukobwa w'indege iramutuye, tuzi ko ari aho ngaho, tukavuga ngo bagiye mu kiraro, nta kiraro kiraho, inka zarakowe zararangiye, nta kanwa kamwe kavamwo urwenya ngo kongere kavemo haleluya. Pawulo yaravuze ngo amagambo y'amanjwe, kuvuga ko imiryango isanzwe isabirana, twaje kubasaba nk'uko dusanzwe dusaba umugeni, si icyaha. Twaje kubakwera. Hari ijambo abantu bakunda kuvuga ngo sogokuru ngo aza gutanga, ngo aza gupfa, ngo yasize avuze. Ninde wumvishije yavuze? Nje bigeze kumbwira ngo nize gusaba. Ndavuga nti rwose singende ku magambo ya basogokuru, sinzi nico bavuze bagiye gupfa, gusa iconzi abanyabyinshi n'abasita basanzwe basabirana. Ico kirahagije kuko abageni twatwaye banyu baraduhiriye, n'abacu mwatwaye natwe baraduhiriye. Na ibyo kuvuga ngo sogokuru yasize avuze, iyo ni imico irimo ikinyoma, kuko ntitwigeze twumva aho yavuze.
gusa tuba tuzi ko dusabana tugasabana inka n'abageni, icyo kirahagije. nimba se yarabwiye nka so na so akakubwira uko si sogokuru asize uvuze. Iriya ni tradition. Iyo ngiye gusaba mu Bega mvuga ko ariko yavuze, nasaba mu Barundi nkavuga ko yagiye gusaza ahamagara abantu avuga imirara yose. Ikirya ni culture ivuga ngo dusa nta muziro uri hagati y'abanyamurenge gushakana. Reka mvuge abanyamurenge kuko nibo tusa n'abamenyereye, nibo mvuze. Ariko simvuze ko ahandi hari imiziro kuko n'ubu turahasaba. Ariko reka mvuge mu banyamurenge. Hari ntuzi ko hari abantu bagiranaga inzika ikomoka ku mabi bagiranye bigatuma barahira ngo ntimuzashake muri uno muryango. Izo urabizi ko byabaye. Iyo ndahiro ikabaho kandi indahiro mbi. Iyo bavuga rero ngo sogokuru yasize avuze baba bashaka kugaragaza ko iyo ndahiro kudashakana itahari, ariko bakabihamya ngo niko yavuze. Ariko ndahamya ko nta musaza bagiye gupfa ngo uhamagara abana bababwire ngo ngiye gupfa, ariko muzashake mu Bega, mushake mu Barundi, mushake mu Basama. Ibyo nta mwanya yari abifitiye. Bamwe ntituze naho baguye. Nico nashaka nkavuga rero ngo ntagutebya mu gihe uri imbere y'abakristo bawe uri gufomora ukoshanya kuwa gatandatu ku cyumweru uratanga haleluya, none uravuze ngo bavuye mu kiraro kidahari, inka zarakowe kenshi kera, rwa rurimi rwavuze za nka zigiye gushakishwa mu biraro rwongere ruvuge ngo ntimukajya mubeshya ku cyumweru. Abakristo bazabifata bate? Muzabakura mu rwenya mute kandi namwe muruvuga. Nico nashaka kuvuga. Ubu ngubu basigaye banakwa n'amafaranga bitari n'ikiraro. Reka tubyite ko inka ikiraro, reka tuzite ikiraro, ariko ntituvuge ko bakigiyemo kuko niba ari n'ikiraro bakivuyemo kera. Baricaye inka zarakoshanijwe, bavuze ko twumvikanye turakiranuka tubakweye inka 8. Niko ayo mafaranga agira umubare w'amafaranga ibarirwa. Twavuze muri ubwo buryo tukabisoza. Ntituvuge ngo indege iramuzanye himukuye. Baba abakristo biga bakiri bato nuvuga ko indege imuzanye muruzaho ejo azabeshya kiruta icyo ngicyo kuko umwe ruturisi bukuru ngo buca kwiriye hose. Yego. None se gutebya ntibyemewe buriya urwenya? Simpamya ko urwenya ufashe disikuru. Hari urwenya uvuga rw'amakuru y'ibitatambutse ntacaha kirimo, ariko hari urwenya n'ubundi rusa n'urukozasoni. Ndaguha inkero. Nk'abakozi b'Imana hari igihe batebya ukanibaza ngo se aracariwe azongera kujya ku gatuti kuko asa n'uwarenze umupaka, ariko rwose kuganira museka ntacaha kirimo iyo bidafite icyo byangiza cyangwa se ngo byonone ku ijambo ry'Imana. Ariko hari igihe ubona abantu binjiye cyane ukibaza nimba bazigarura. Burya umukristo turabyemerewe byose niko ijambo ry'Imana rivuga, ariko byose ko bitufitiye akamaro. Ngo rwenya ntaho wahita usoma nk'umucira urubanza, ariko hari ahantu mugera ukanibaza nimba zanikurayo kuko hari urugero tugomba kugarukiraho nk'abakozi b'Imana. Yego, mu kuvuga, mu gukora, mu kubyina. Ariko n'abakozi b'Imana hari ababwiriza ukumva ko barashira mu rwenya batebya ari no ku gatuti mu ikanisa. Hari igihe umuntu avuga amakuru y'ibyabaye wenda akaba yasetsa, ariko njyewe sinemera ko umuntu yatebya abigendereye. Ari nako kuvuga kwe akavuga ndetse iyo utebeje cyane bikura abantu muri ya mudu, reka nyite gutyo se mvuze Kinyarwanda, wa mwanya bari barimo mu mwuka. Iyo utebeje cyane ubakura ahandi ugasa n'ubashogoye mu mwuka ukabinjiza mu rwenya. Ntabwo ari byiza kuko burya iyo turi imbere y'abantu tuba tuvuga amagambo y'ijuru tuyavugira mu isi, tuba dushaka ko abantu bava mu ndenge bakazamuka mu mbaraga. Iyo rero utebeje usa n'ubakananduye bari bageze baraseka bakagagara bakaryama, wa mwuka wari bazabiranyije ushaka kubumvisha icyo ushaka ukagabanuka, ugatangira kuri 0 wongera kubazamura kugira ngo ugere kuri rwa rwego nawe wari uriho bikakugora. Nicyo nshaka kuvuga. Rwose urwenya rwinshi si rwiza. Yego urakoze. Dusanishirize wenda urumva uri nko hambere bukeya iyi generation isa n'ihari agakiza kariho none, umukristo uriho none, umushumba uriho none n'umukristo wa kera ubona batandukanye gute? Hari umugabo washaje wenda yaravuze ngo abana banone ngo ntibasa n'ababyeyi.
kandi ntibasana ba nyirarume ngo barasana igihe burya igihe kigira uko kimeze hari igihe bavuga abakristo ba kera uko bitwaraga hari igihe bijyanye n'igihe bari barimo n'abanone hari uko bitwara nturetse ko twabwirizaga nta social media nk'iyi ngiyi imbere yanjye ko twabwirizaga nta handi ijwi rija rigarukira kuri ba bandi bumvisha amakuru ko twabwirizaga tudashaka ko hari undi muntu utari kumwe natwe twumva ko uyu munsi uza kubwiriza bagasohora afishe abantu bakayibona utari wahagera bagatangira gutegura neza cyangwa nabi bakumva ko abishoboye cyangwa atabishoboye abakunze bakitegura kumwumva n'abatamukunda bati nabo bakitegura kutaja kumwumva icyo ni icyambere icya kabiri kondisiyo twasengagamo sizo dusengemo uyu munsi agakiza ka mbere abantu bagikizwa niko numva nanje hari muri za 50 kavutse muri 60 irenga nanje muri 67 n'itandatu gutyo vers la fin kumwisho ariko abantu bakizwa bari bafite umwanya munini wo gusenga twebwe twitwa ko tugiye gusenga tugahubwira kuri social media ugasanga abantu ni 10 cyangwa 30 bose bafunguye za telefone mutangiye gusenga bitaye hanze ubukristo bwa kera bw'abantu bagikizwa n'igihe bari barimo bari seriye vuga seriye nshatse kuvuga bitaga kuzo bari gukora n'umutima wose nta kindi bahugiyeho umuntu yaragiraga inka akaragirana Bibiliya akaja kumukikira agasoma igitabo amasaha 2 agasenga yandi 2 none uracabona ariko bimeze dusigaye tuja gusenga tukabyina ndetse tukanavuga ko ibyifuzo byose ngo birangiriye mu migeri bigasa ngaho akanwa katakivuga kugura ariko kuvuga hari ibintu none biturangaza bitangaje byinshi bituma nako gakiza kagenda kagabanuka imbaraga zigenda zishira agakiza ko ni kamwe uhereye igihe cy'itorero ryashinzwe kuva Kristo yapfa kanazuka agakiza ni kamwe ahubwo ibihe nibyo bituma abantu bahindagura uko basenga nuko bambaza Imana uyu munsi nyine barayambaza muri .com bakurikije igihe barimo hari icyaha kirimo rero mu guhindaguruka kw'ibihe ku Mana yo ni gute oya Imana ntiturebera mu mpindaguruka z'ibihe irebera umuntu mu mpindaguruka z'umutima ndemeza ikintu kimwe uko ba data bakijijwe nuko babwirizaga n'uburyo naho bari bari siho turi ariko ico dusabwa nanone no kudatakaza umwimerere w'ijambo ry'Imana ngo tubijambure tuzinjize mu zindi za elema ibindi biturutse hirya bize bivyige uko twakijijwe nico nashaka kuvuga urugero nk'ubu nyine ndasoma Bibiliya nje ngasoma muri telefone yego kera basomaga mu gitabo n'ubu nyine hari umuntu ufata Bibiliya muri telefone cyangwa se ugiye kubwiriza mu ikanisa ukavuga ngo abantu nibarambure Bibiliya basoma muri telefone ngo ni gute abantu baza mu ikanisa nta Bibiliya ibyo bivugaho iki naje ndabivuga ahubwo hari ico nemera simvuga ko telefone Bibiliya iri muri telefone atari nziza hoya aho waratakira za Bibiliya basigaye bitwara za iPad ariko bizo batwara imbere y'abantu hari zaje n'abashumba n'abatubona babikora benshi ahubwo n'utagifite gari inyuma ndetse baramutekereza nk'umuntu udafite ubushobozi cyangwa utajana n'igihe ariko cyo nshaka kuvuga burya kumenyera kudatwara Bibiliya icyo njewe mzumva imyumvire yanje suko inyandiko iri muri telefone itavuga uko iyanditse ivuga oya hari abantu bagize akamenyero ko kwiyorohereza gutwara Bibiliya ndetse bikasa bimuteye n'isoni no kwiterura mu muhanda kumva bitakigezweho hari n'abazisiga mu rusengero hari abo tuzi rwose akayizana kananirwa kwicura yayizanye yanga kwishiraho umutwaro ico tuvugira reka nakubwire n'irindi jambo uziko muri telefone urayisoma ariko ntumenya imirongo ikurikira utarayigeraho Bibiliya usoma nimba ari igice cya mbere igice cya kabiri kaba kiri ku ruhande ariko ayo makuru dusoma kuri telefone arangirana naho imyandikiga irangirira aho screen ihekera ntubona ibikurikira hariya ariko hari igisoma scrolling ukazamuka ukabibona ubizamura utazi iyo bituruka niyo birangirira naho igitabo chapitre ya mbere ya kabiri usoma unahuza no hakurya ico navuga mu magambo makeya kwitwaza Bibiliya ni byiza icya mbere bimara ubunebwe icya kabiri bituma
umenye uko telefone witwaza n'ahandi hatari mu rusengero ariko iyo utwaye Bibiliya ni ikindi kimenyetso ko aho ugiye gukora undi bintu mutandukanye niyo usanzwe ukora kwizana ubwacu ni ikintu ciza kigufasha kinakwibutsa ko nukurebye akamenya ko aho ugiye nawe yahaje ariko iyo utwaje telefone ntiyamenya aho ugiye ariko iyo mufite za Bibiliya avuga ati aba bantu bagiye mu rusengero ne mugiye akaba yagira n'inzara n'inyoto yo kubakurikira ikindi nawe bikagukura mu bunebwe bwo kutagira ico witwaza kandi ugiye ku murimo w'Imana na distraction nyine kurangara kandi gamaga ibi biravuga ngo ibyanditswe mu nyuguti ku mpapuro umuzingo w'igitabo uzasome mu Heburayo umuzingo nyine nuriya ariko sinenda kuvuga ko ariko ya Bibiliya yatangingana uzi ko yari umuzingo w'igitabo nyine cyabaga gusa mu sinagoge cyabaga cyari ibitabo by'impu ibyo bindi Pawulo yandikiye Timoteyo nguje ku mugabo witwa Karupo ngunzanire ngo imwitero wanje nahasize ngunzane n'ibitabo ngo ariko cyane ibitabo by'impu ni Bibiliya yavugaga ni ukuvuga ngo Bibiliya dufite yakomotse muri primaire yavuba ariko mbere yabaga gusa mu sinagoge hagenda haba nyine impinduka ariko uko byamera kose abakristo iyo binjiye mu rusengero bafite dokima bafite ibibaranga bagiye gukora bifasha n'abandi babareba kumenya aho bagiye kandi bifashe igitabo kibumbuye no kuberwa bitandukanye reka nkubwire n'ikindi kintu gitambuka uzi ko usoma Bibiliya muri telefone bamwe bagira ngo uri gusoma ibindi bakaba batekeza ko warangaye ariko usoma Bibiliya ntawayirangariye muri iyo yabumbuye ariko usoma telefone tumenya bari gusoma Bibiliya n'abatari gusoma n'abari kuri WhatsApp n'abari guchattinga ico nico kiratandukanye abaje ku WhatsApp mu ikanisa bo bavuga hwiki ni indangare si mu ikanisa gusa habe n'abayigiye mu kazi ni indangare mu kazi no mu ikanisa ni indangare icyo cyo sinanagitinda so nakivuga birebire wowe urumva bimeze gute nyine yaje kuri WhatsApp haje amakuru amwe amushimishije namubabaza haramusetsa namurangaza urumva se ko agikurikiye ibiri kubera mu rusengero ese uretse no mu rusengero niyo umuntu agomba kuja kuri WhatsApp arimo akora umuntu yafata isuka agafaka kuri WhatsApp umuntu yaba arimo atwara imodoka akaja kuri WhatsApp umuntu yaba arimo atwara indege akaja kuri WhatsApp nukurangara kandi guturutse reka nkubwire ko Salomo yavuze ko Imana ngo ari ibintu byose ari byiza ariko abantu biremera bihimbana WhatsApp ni nziza itubwira amakuru yose ariko Satani akoresha ikintu cyose ku nyungu ze kiza ari ciza ariko akagiprofita umugabo witwa umunyamerika Rick Warren oya ntabwo ari Rick Warren nashaka kuvuga ni umugabo wavuze ubutumwa ku buryo butangaje Bill Graham yaravuze ngo Satan peut profiter n'importe situation à sa faveur ngo ikintu cyose ngo agifata ku nyungu ze WhatsApp yaje ari nziza ariko Satani yarigaruye simvuze ko ari yose turacandikirana tugafasha umuntu mu muryango kuri WhatsApp turacakora ubukwe bugakunda turacabwirana amakuru ni nazo mpamvu zatumye WhatsApp ibaho ariko rero abantu banganiye kuri WhatsApp n'umurimo wa Satani imirimo y'urukozasoni igaragarira kuri WhatsApp n'urukozasoni ibitutse abantu batukana no gusebanya kuri WhatsApp kandi bikorosha amakuru kugera kuri benshi batakagombye no kuyamenya n'urukozasoni iyo niyo mirimo ya Satani none mbwira uje gusenga ni concentration ntugufata umwanya uri muri meditation mugita irimo umviza abandi bavuga n'ibyo baririmba none nuza kuri WhatsApp uzabikurikira uretse mu ikanisa kugira ico ukora ukagikorana na WhatsApp nuguharika ugiharitse social media muri rusange urebye kiragenda itera imbere kandi domina abantu ubuzima bwabo ariho bukomeza kwimukira ariho bukomeza kumera gutyo iyi migani rero yo kuvuga ngo mbese nta ufata isuka ngo arebe afatane n'ikindi nkuko n'urugero hari indi ngo nta utemu kwisatatemye izo bintu mubona bicaplika bihuye kuvuga ngo nta ukora nkuko nguko ngira ngo social media se ibujijwe ryari kubera ko nari mbivugiye ko urashobora gutwara imodoka uri no kuri WhatsApp kubera ko urayiconnecta n'imodoka igende iplaying indirimbo cyangwa se igende n'amajwi aja mu modoka uvugana n'umuntu kandi utwaye waruvuze ute se ibyo rero narivuze ati nkiyo migani ibi bintu byakera bimwe na bimwe mbona bizakomeza kwa applyinga cyangwa se gukorwa muri iki gihe iterambere rigenda ryoroha rikabumbira ibintu hamwe erego iyo bavuga ngo ntawuhinga ntawufashe kureba inyuma ese uzi ko bivuga gute Yesu avuga uriya mugani
ni ukuvuga ngo ntawe ukora umurimo atekereza ku wundi yasize. nicyo bishatse kuvuga. Ese iyo umuntu atwaye imodoka avugira kuri telefone, polisi iramwandikira cyangwa ntimwandikira? Iramwandikira. No, nimwandikira kubera iki? Suko yafashe isuka arongera areba inyuma. Social media ntabwo isobanura kuvanga, irasobanura gutanga amakuru yimbitse kandi yuzuye ariko mu mwanya wayo. Hari byinshi biturangaza no muri iyo modoka uvuze, uretse no kuba tutanayitwara neza twaba twagira n'impanuka kubera nyine kurangazwa n'iyi social media. Njyewe nzi ko bahana umushoferi wese witabye telefone iyo mu gihugu kigendera ku mategeko kubera ko yarenze ku mupaka. Ubu bazanye technology noneho yo kuyikonekta n'imodoka, ntayifate agashobora kuyifata nyine akavugira mu modoka atafashe iba atayifashe mbese. None se yemewe n'abapolisi cyangwa nababyikoreye kugira ngo birohereze? Ndashaka kukubaza naje. Ni uburyo bwo gukwepa ryategeko ritaza kumuhana yifashe. Hari ubwenge bwo gukwepa bwose ariko bugamije n'ubundi gusuzugura itegeko. Ndabizi ko bamubonye n'undi ari kubikora bamuhana. Yego, gusa ico abakinzi no gushira ku gutwe. Ariko bamenye ko erego gushira ku gutwe sico banga, nukurangara ugakura attention kuco wari ufite. Ese uzi ko bashobora kubwira inkuru mbi uri kuri telefone ukaba warekura vola, cyangwa bakubwira inziza ukazamura amaboko yombi kandi kumwe kwari gufashe vola. Nico baba bazangira banga kurangara. Hari imigani uvuze ngo urefashe isuka ntareba inyuma ngo umuntu ntatema nkuko sata ngo atatemye. Ndashaka uko gutema nkuko satatemye n'ukwitwara ariko so gukurikiza iterambere rigezeho. None se nimba so yarabaye mu nzu y'ibihunda y'ibiti ukaba ufite ubushobozi bwo kubaka inzu y'amatafari, bizakugayisha kubera ko so yatuye byatsi tuzatura mu itafari? Oya, ahubwo no guhindura imico n'imyitwarire. So yarafite ubufura, yarafite kubaha abantu, yarafite kubakunda, wowe ukabanga ukanabasuzugura. Nico bishaka kuvuga ko umugani. Ariko suko bitadushira mu isi iterambere. Nimba so yaragendaga amaguru, yagendeshaga amaguru imisi 5, uzayigendesha nzava Kigali ngeri Nairobi n'amaguru ko data yararaga inshuro izumweru 2 mu nzira. Ariko no muri ya modoka ndimo ngaragaza imico myiza nk'imfura. Habo turi kumwe bamenye ko bagendanye n'imfura. Nico bishatse kuvuga. Abakristo muri iki gihe bakwiriye gukora iki kugira ngo bakomeze kuba indorerwamo mbese mu bukristo bwabo? Nta kindi bagomba gukora kubicitegererezo. Paulo yarabyanditse. Hego no muri iyi si iteye imbere ikigaragaza hari umuntu numvisha avuga ngo isi yinjiye mu itorero, ngo n'itorero ryinjira mu isi. Oya, ahubwo isi niyo yinjiye mu itorero, naho itorero ntigeze rija mu isi. Iyo itorero rija mu isi iba yarakize, yananiwe kwipenetra, ahubwo isi yisutse mu itorero. Ariko ubwo itorero kubaho kwaryo ni ukugira ngo ryinjire mu isi. Muri iyi si iterambere rero umukristo ntagomba gutwarwa n'irari ngo rimurenze imipaka yo kwize n'ibyo yizeraga. Ase nawe nufashe uruhande rw'isi. Ariko umukristo ni icyitegererezo. Paulo niko yandikiye Timotheo, yavuze ibintu 3 ndagira ngo cyangwa 4 cyangwa 5. Yaravuze ngo ube icyitegererezo ko cyabizera. Icambere ngo mu ngeso zawe. Nose muri isi iterambere nta ngeso zibamo, inziza n'imbi zirimo. Ngo muzuvuga amagambo yacu. Tuzikora amagambo dusohora ubu ngubu yangirije isi. Uja ku gatutu kavuga ibyo wishakiye kandi bijanye n'igihe bikangiriza isi. Mu ngeso zawe muzutekereza n'ibyo uvuga, mu kwizera, umutima uboneye n'ibindi byinshi. Umukristo agomba kubicitegerezo no mu isi iterambere. Yego, nimba isi yambaye ubusa uzambara ubusa kubera ko uri mu isi. Nimba isi ivuga amahomvu nawe uzayavuga. Nimba abantu bitwara mu buryo bw'ubusambanyi kuko isi nico ishaka, yuno munsi uzabyitwaramo kubera ko bose babikoze, cyangwa ahubwo uzabirwanya. Hari umugabo nigeze kumva avuga ngo umwe yarigishije ngo tugomba kujyana n'isi, undi aravuga ngo ahubwo tugomba kwirwanya. Abombi wowe nk'umunyamakuru wabisobanura ute? Umwe ati tujane n'igihe, undi ati ahubwo turwanye igihe. Umukristo abereye kurwanya igihe kibi, undi ati ahubwo ubukristo bwacu bugomba gushorana n'igihe. Urumva ari ndufite kuri muri abo bombi. Ngaho dusobanurire tugize imana uri hano. Njewe ndakuze, simvuga ko ugomba kurwanya igihe gisanzwe. Ugomba kurwanya ibibi bikorwa mu gihe bidakwiriye. Nico shaka kuvuga. Yego, ni ibibi byo mu gihe, ariko si igihe ubwacu. Sinarwanya imihanda myiza, sinarwanya amazu y'amagorofa, ariko narwanya imyitwarire mibi ijanye n'isi ya liberté, entre guillemets liberté mu gifaransa, abantu bakora ibyo bashaka. Yego, ibyo nabirwanya rwose.
ubu nyine muri iyi myaka cyangwa se muri iki gihe abashumba abakirisitu benshi bashinjwa gukorera ibyaha mu ikanisa cyangwa se mu mirimo bakora ariko kandi bakitwikira inyuma ariko iyo hirya bakora ibindi bibi kandi bari mu nshingano mubavugaho iki cyangwa mubafatira izihe ngamba? si abanone gusa. Yesaya yaravuze ngo nimukure ibyaha byo mu mirimo yanyu imbere yanje. Reba igihe cya Yesaya nawe hari mu isezerano rya kera, reba abatambyi, reba abahanuzi bamwe, simvuze ko ari bose, reba bamwe mu bami ba Isiraheli, kuko ubutegetsi bwa Isiraheli bwajyanaga byanga byakunda n'idini n'imyemerere. Igihe cyose Isiraheli yagiraga ituze ni igihe yagiraga abami bemera Imana. Ibyaha byarakozwe kuva kera, n'uyu munsi birakorwa, ahubwo ubu biramenyekana kubera isi y'ikoranabuhanga. Na kera byarakorwaga ntibigere kure. Uko twigishaga abantu bakigisha neza abakozi b'Imana batandukanye, ndanabazi nawe uranabazi, amakuru yawe yehekeye aho babwirije. Ariko uyu munsi ugira icyo akora cyiza nanone kigera kure kubera ikoranabuhanga. Niko nari nshatse kuvuga. Ni kibi noneho ukoze uyu munsi muri iyi si y'iterambere kigera kure. Ntabwo tuvuze ko ibyaha bikorwa uyu munsi gusa, byakozwe na kera, ariko uyu munsi birashoboka ko bigera no hanze bikamenyekana kubera uburyo tubikora n'isi tubikoreramo yitumanaho. Gusa nanone icyo nago rangirizaho, nta muntu wemerewe wakagombye gukora icyaha ari umuyobozi, kuko ni icyitegererezo. Yego, hari umunyabwenge wavuze ngo iyo umuyobozi yiruka ngo abayoboye barihuta, ngo yihuta bati nawe ntakirimo yiruka bakitonda, ngo yitonda bakicara, nawe ngo yaramuka yicaye bakiryamira, yaryama agasanga bapfuye. Shatse kukubwira iki muri ibyo ijambo mvuze? Shatse kukubwira ngo umuyobozi niwe utanga ishusho, kandi umuyobozi agomba gukora uko ashoboye mu mico yose myiza isabwa. Simvuze ko yarusha abandi, ariko akabura intangarugero, agaharanira kugira icyo arusha abandi n'icyo abigisha, kuko iyo utagifite ntacyo wabigisha. N'ibyaha byose turabyamaganye, ababikora bakagaragara neza, ariko hirya bikora nabi bikorera mu rwihisho. Nyine niko n'ijambo ry'Imana rivuga ngo ibyaha byanyu ngo mubikorera mu rwihisho, ariko umunsi umwe bizashikwa hagaragara. Yego, ni nako bimeze ubu nyine. Urabona kubera ko wari ubisobanuye neza ko uburyo bwo kubimenyekanisha cyangwa se bimenywa bisambazwa vuba wenda gusambazwa ni nko gukwirakwizwa. Yego, none mubona ari izihe ngaruka zihari ku itorero kubera ko nk'ibibi bikorerwamwo bihita byiruka cyane kuruta ndetse bwa butumwa bwavugiwemo? Rego n'ubundi busanzwe ikibi kiriruka kuruta iciza. Nakugirira neza imyaka 10, umunsi umwe nakugirira nabi cyangwa nakwimi ibyo nsanzwe guha, ukabikubana zero, agatosi gato gatibukira mu mata, inkongoro yose ikangirika. Gusa icyo navuga, tugomba kwitwararika. Twitwararike ngo niho batazatwandarika hanze, twitwararike kubera ko ari zo nshingano z'abakozi b'Imana, bihesha agaciro k'abazabibazwa. Kwa kwiyubaha, ntawe uzasagarirwa n'ikoranabuhanga cyangwa itangazamakuru kandi yakoze neza, ntibizashoboka. Nanone abo rivuga, usibye ko naryo reka narigarukeho, ariko si ngombwa gushyira ubuzima bw'umuntu prive ngo bushire hagaragara. Iyo ni diffamation. Nuko ari ibihugu byacu bitagendera ku mategeko, ariko unshize hagaragara mu buzima butakureba nakurega. Ni ngombwa rwose diffamation raregwa ko diffamation mvuze mu gifaransa ni ugufata ubuzima bw'umuntu bwihariye uko bushira kuri social media, kibi tugize iminsi twumva. Nimba bifitanye ikibazo mu rugo iwanjye, ni gute ukitwara kuri rubanda? Ufite ubuhe burenganzira? Ese wowe ni ugushaka gukiza rubanda cyangwa ni ugushaka amaviews? Iyo ugishira hagaragara, nimba se wakijanye ari we wagiranye ikibazo nawe, nakijane mu rukiko, kuko urukiko niwo rukemura ikibazo, ariko ntirukemurwa na social media. Niko nashaka urukiko rwose, ndega mu muryango, ndega mu rusengero, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo nimba ufitanye ikibazo nawe, mbere ko kikubwira abo hanze, Paulo niko yavuze ngo se mwabuze ubwenge ku buryo ingorane mwari mufite zose mwazishiriye abo hanze, mwabuze abagabo ubwenge. Niko na Paulo yandikiye Timotheo ngo ibyo amagambo mwanyumvanye ngo muyabwire abagabo kwizerwa, nabo bazayabwira abandi. Nimba dufitanye ikibazo, hari amatorero dusengeramo, nimba ngewe umushumba ngiye gukoroze, ngewe umushumba ndega ku bandi bashumba, nibinanirana ndega ku basaje, nibinanirana ndega mu muryango,
n'ibinanira najya mu rukiko ariko reka kuja kuri social media kuko sinaguhemukiye kuri social media. Yego nimba aho hose wenda wampemukiye kandi nkabona ko mu rukiko ninjayo singifite ishingiro ariko nkaba nshobora gutanga grievances zanje gutanga ibindimo testimony erego social media sizagukiza n'ubundi ico ubukoze gusa uba wujuje umurimo wa kamere. Mu mirimo ya kamere harimo gusebanya kuko ntusebya ngo uronke isho warushatse gusa no kugira ngo ntokoze ariko iyo usebeje nawe uwo isebeje inyungu ntiziva kuri social media byanga byakunda. Nimba mu rukiko uzi ko bidakunda tufite ingingo. Waruvuze ngo wondega ngo uramutse ngo ibyo bikozwe ngo urashobora kundega. Ese nimba ibyo mvuga ari ukuri wondega iki? Ntabwo barega umuntu ko atavuze ukuri. Barega umuntu ko bamushyize ku karubanda batakwiye kumushiraho. Nico umuntu aregerwa. Sindegerwa ko ntaguhemukiye. Nkuregera ko wanshyize ku karubanda. Yego. Bivuze ngo uracafite amategeko akurengera nubwo wakoze icyaha. Rwose cyaha niba naragikoze hari inzego zitari akarubanda. Social media na karubanda. Iyo cyane cyane bije mwari bibi. Untwaye hadakwiriye. Ndetse reka nakubwira ko nabo bavuga ngo baranavuga kuri social media habenshi nta makuru y'abandi banavuga. Uzagenda ukora isanisha yayo umaze kumva remereye mu bwoko bwacu. Numarure rebe niba umuntu yariregeraga cyangwa atarakwiza ubundi urubwa ku bintu bitanamureba. Akenshi uzasanga ari nibyo. Kandi iyo bibaye gutyo no gushaka ama views. Yego. Ariko niba ari ikibazo gushaka igisubizo rwose social media ntigitanga igisubizo. Abo bavuze kuri social media batanze igisubizo ni bande kubizi. Umbwira uti bamaze kumuvuga iki cyari cyaramunani yaragikemura ahubwo bikomeretsa n'abazima batigeze bamenyana yankuru. Tuje ku munyamakuru noneho. Umunyamakuru we gutanga iyo nkuru afite ikihe kibazo? Umunyamakuru kuko we yahawe inkuru kandi agomba kuyitanga. Ereguregwa ni umunyamakuru. Ntabwo hari wa wundi wayitanze. Gute ahubwo se menya ko ayitanze ati ni wowe ndega kubera ko ari wowe kwijise. Umunyamakuru umunyamwuga ntamenya diffamation n'amakuru agomba ku social media. Yego. Hariho amategeko arengera abanyamakuru anabaha amabwiriza yabo bagomba kugarukira n'abahana ayo nibayamenye. Yego iyo batayamenye zabarega. Ariko simvuze ko ngiye kuregana ndashaka gutanga urwego ntabantu ntibamve ko ngo ngiye mu manza oya nashaka kuvuga ngo muzugo abantu ntibavuga ibyo bashaka. Niki wabwira batamenya uburenganzira bwabo noneho bo? Ndabakanguriye rwose babumenye bamenye kuva none ko umuntu yagushize hagaragara ku makuru atamureba ya privé yihariye. Bibiliya Yesu yaravuze ngo nimba ufitanye ikibazo n'umuntu ngo banze gukemure ngo atarakujana mu rukiko ngo ntuzasohoka udatanze amagarama. Ni Yesu wabivuze. Wagize ngo kurega umuntu mu rukiko iyo byananiranye mu rusengero kuko hari inzira zikurikizwa. Nk'abakristo duhera mu rusengero byananirana tukajya mu miryango byananirana tukagana y'urukiko. Tumureze ngo urashaka kumwicisha oya ubushaka kugaruza uburenganzira bwawe yandagaje. Rwose ndabwira abantu ntibaramenya ko guhohoterwa ari uburenganzira bagomba gukurikirana mu mategeko. Rwose umuntu nahohoterwa amenye ko yahohotewe abisabira uburenganzira arenganurwa. Yego. Wagira inama yihe rero ku urubyiruko reka tuvuge kuko ari rwo cyane cyane ruri kwinjira muri ibintu kandi rukabyinjiramo rutabyigiye ariko kubera rutarabitojwe kandi kubera ko ari hwisiri kuja cyangwa se ari hwisiri nabo bakabijamwe kubera ko ariko nyine binatanga n'umugati nyine mu bundi buri. Yego. Inama nabagira cyambere n'urubyiruko rukijijwe. Icyo njewe nemera ntabwo umurimo uba mwiza kubera ko abantu batukanye. Isiraganisha kubitutsi kubera ko isi ikunda ibibi ariko ndabwira urubyiruko rushaka kwinjira muri social media nimba bashaka umugati nturi mu bitutsi nibashaka ivuga butumwa ryiza nibahugura abantu nibatanga amakuru ahumuriza abantu imitima niko Yesaya yavuze ngo nimubwire abantu ngo amagambo y'urutsi imitima yabo mubabwire ko intambara ziwabo zirangiye. Ntidushakira isoko mu nduru turishakire mu ikoranabuhanga. Hari ibyo twahanga tukigisha abantu kwirinda indwara tukabigisha kwihangira imirimo tukabigisha gukundana tukabigisha ntari amasomo ni menshi sinenda kuyatanga kuko sindi muri iyo domaine ariko ntitwishore mu ikoranabuhanga tugamije ngo gusebanya ngo niho za views zazamuka tugira abakiriya tubona abantu benshi ico gihe zazamuka ariko twisha imitima ya benshi
aho kuyikiza kandi ubundi social media igomba gukiza kuruta kwica. Iki cyose cya rubanda kigamije gukiza kigamije kwica, kigamije guhuza kigamije gutanya abantu. Nico nabagira ngo hari byinshi bakora bitari bibi kandi bihugura abantu. Muri iyi minsi hari abavuga ko itorero ryabaye nk'isoko, mbese ryabaye nk'isoko ry'ubucuruzi kuruta uko risubiza inyuma ubutumwa, ariko hakazaho kwigaragaza cyane, gukora nko kwigwizaho imitungo, reka mbyite gutyo, no amafundraising menshi adashira. Ndatekereza ko ikintu cyose gicirwa urubanza hakurikijwe icyakozwe n'uburyo cyakozwemo. Nimba umuntu yarashinze urusengero ashinzwe kwigizaho umutungo, uretse n'umupasiteri na guverineri ntakwiye kuyigwizaho. Nimba ari guverineri w'abaturage, kuko ahantu hose umuntu aba ahagarariye abaturage. Icyo abantu batazi ahubwo nuko batazi ko domene zose dukoramo Imana igomba kuzigaragaramo. Nimba ukora imodoka cyangwa ugakora za moto, uri umutekinisiye, ni wowe ugomba kugaragaza ko ufite Imana, ntiwibe za pièce de rechange. Ariko iyo kuzana imodoka ugakuramo ibyuma byangombwa, ntubura umukristo kandi utanze propaganda mbi. None reka ngaruke kuri cyo waruvuze. Amatorero ya kera saya none waruvuze uti bigwije umutungo n'ibyaha. Aho umuntu wese yigwije umutungo utari wiwe agomba kubusabwa kandi akawubazwa. Waruvuze za fundraising. Za fundraising zirasabwa nyine bijyanye n'ibikorwa bihari. Nk'imbu uyu munsi kubaka urusengero wa miliyoni 100 z'amanyarwanda, tukaba dukenera kamera ukoresha igura miliyoni 3. Nimba fundraising ifite ubusobanuro bwayo kandi akaba ari twe tuba dufite inshingano zo kuyigura, abakristo babizi neza, ntawe uzasohoka ngo yumve ko amafaranga yabaye derute twaya wahandi, yabaye detourné kambyite gutyo. Iyo fundraising izababaza iti sinumva akababaro k'iyo fundraising cyane iyo mugiye kwikora murayisobanura. Yego, iyo isobanuye abantu bakabyemera, nta niwo mukora mu mfuka ngo nayatange ku ngufu. Sinumva icyaha cyaba muri fundraising. Kibi cyaha iyo ubikora ubififitse, hari inyito y'uko ubikoze, hari kukoza akoresha amafaranga bitandukanye cyane n'iyo uco yasabiye. Iyo ni detourné. Nico nashaka kuvuga. Ariko hari n'izindi kumva ngo bavuze ngo nibatanga amafaranga runaka ngo yo gufungura ngo amadosiye ngo yo gukora ngo ibiriyo bya Yesu, mbese ngo Yesu kuri so ngo nta. Buriya n'ubuyobe bwitera izo niki. Buriya n'ubuyobe bw'agatera shavu. Ninde wakubwiye ko ari turo ryo gufungura? Buryo gufungura imigisha yawe ngo ryo kugira gute? Ntabwo nje mbyemera. Ariko birakorwa mu makanisa y'ubunyine. Ayo makanisa ngirakara kubwire ko muri bimwe twagiye tubwirwa twebwe atuye hari hakurya nico cyari kirimo. Turanavuga tuti muzo kuri hakurikiranwe bene abo bantu n'abayisikoro nk'abandi. Rwose ngewe sinanabyemera, ntibinashoboka ntibinabaho, umutima wanjye ntuzanabimbwira, kuko imigisha n'Imana yitanga. Ndivungurwa n'amafaranga. Barya nyine n'uburyo bwo kurya abaturage, kandi abakristo nubwo basa n'abasirimutse, ariko iyo bageze imbere ya pastor akababwira atyo, bamwe batarezwe mu ijambo ry'Imana. Ariko umuntu warezwe mu ijambo ry'Imana, attention, ayo makuru ntiyayemera. Nanone abayemera niba abandi bakijwe vuba, bakirizwa muri izo ngizo bisa gutyo. Ariko umuntu wasomye ijambo ry'Imana, umugisha w'Imana ntugurwa. Petero yabwiye Simoni umukonikoni, yaramubwiye ati reka mbaye ku mafaranga mumpe kuri iyo mpano muri gukoresha. Haravuga ngo pfana ifeza zawe yewe, impano y'Imana ntigurwa. Imigisha y'Imana si conditionnel. Imana irayitanga itimanye kandi ntakiguzi isaba. Ari amazina yose nuducika ngira twabaryi banone bishe mu itorero. Yego. Ariko nubwo tuvuga wenda ngo ntirigurwa ntibigira gute, ubu nyine urumva kugira ngo uje gusengerwa ahantu n'umushumba kugira ngo mubone n'amafaranga, kugira ngo uje guhura nawe uyawe muri office nje kukureba ngo ni 5,000 ngo ni 3,000 ngo ni 2,000 audience yo mu Kristo wawe. Ayo makuru ni wowe n'abandi bakiba yambwiye. Nje ntayo nzi, ariko numva babikora. Nje izo mvuze urabizi n'ababikora. Njewe ntibishoboka abo ngabo. Ni consultation. Nika kujya kwa muganga. Ushaka gusanga abantu bapanze imirongo baje gutegereza kugira ngo abo bantu bwabo nabo n'abantu kuri bavuga ngo izafubirirwa n'abapfumu, niko baca umugani mu Kinyarwanda. Pasteri afite umunsi, afite n'iminsi nk'umukozi w'Imana wo kwakira abantu bose baguye mu gicuca bambuze. Shatse kuvuga iki? Umuntu wese ufite ikibazo akagira n'icifuzo,
yewe hari n'uwaza kukureba adafite icyifuzo adafite n'ikibazo aje kukugira n'inama yes yuko ugomba gukora ibintu nk'inshuti yawe wagenzuye akabona hari icyo utakoze neza cyangwa udakora neza cyangwa sisiteme cyangwa dogitirine yanyu itemera nawe araza sinemera audience y'amafaranga. Reka ntange urugero njewe kubera ko akazi dukora rimwe na rimwe hari ibyo duhura close byegeranye n'abashumba kuko tubibafashamo ugasanga ngo physically kubonana n'umushumba ni 5 kubonana nawe cyangwa se audience yo kuri online yo kuri telefone kugira ngo gusengera gire gute ni 3 nk'izo tubibafashamo kugira ngo tuba connecting nabo ngabo izo mvuga ndabivuga nk'umuntu ubizi simbeshe sinamakuru nabo twe tubifasha. Ahubwo ngewe nakagombye kugusaba kutongera kubafasha ku giti cyanjye uzababwire ko iyo service itagomba gutangwa itanahaba rwose babwire ngo jewe kazi naza nkora ni ugukamera nka kamera ishira online kandi akazi kanje no mukameraman wafasha muri ubwo buri kazi kanje no mukameraman. Reka nkubwire rero ngewe ivyo uvuze byose ndabyumva ko biriho kandi nanjye mzumva hirya mu byumvirizo aho nyura ariko muzukuri nkubwije ukuri kw'Imana ivyo ntibibaho. Wose umukozi w'Imana usaba audience usibye n'umukristo utari wiwe usibye umukristo we n'utari wiwe kuko umukozi w'Imana abereyeho kwakirana abantu urugwiro nta feza nta zahabu. Yesaya yaravuze ngo nimuze munywera amazi ngo nta feza nta nizaho mutanze kandi ayo mazi y'ubugingo akomoka mu ijambo ry'Imana n'ihumure ritangwa n'abashumba nico bashiriweho. Uriya abashumba bose cyangwa se abapasiteri bose n'abakirisitu bakagombye utari umukristo ntakagombye ko mushumba ntiyakagombye yarishushanyije yigize umukinnyi ari umuvetera ariko ubundi mushumba wese yakagombye no satani umukristo ashumbye iki ni gute waba umusifu waba umutoza utarize umupira ukamutoza w'ikipe. Hano hanze mu rubyiruko hari imvugo ivuga ngo ubu ngubu ni nkako usigaye yumva bavuga ngo ibicuruzwa ucuruza ntuhombe ngo nugucuruza Imana ngucuruza Imana ntuhombe ngo gucuruza utaranguye kandi yatewe n'abari ko babona iby'abashumba bari gukora mu makanisa yabo ni nabo bamwe muri abo ngabo watanzeho urugero ngo abakristo ninjije cyangwa se nabameze gutyo kuko niko yarerewe muri iryo kanisa. No iyo migani yose baca umugani ngo kumugani ugana ku kariho izo mvugo zose zahimbwe bashingiye kuri ibyo byose nyine babonye niba asaba audience yo kubonana n'umuntu 5,000 ku munsi akabonana na 20 ibyo ni 100,000 nta kindi kintu ababwira cyakindi yakagombye kubabwira ahagaze kuri altari urumva nyine uwo mugani batawuhimba imigani yo ntibareka kwihimba bakurikije ibyo babona hanze ariko rwose ntibyakago Imana nticuruzwa ngo utashoye none se ahubwo ko Yesu yashoye amagara yiwe agashora n'ubuzima bwe kugira ngo itorero ricungure yigeze ashora amafaranga yashoye ubuzima ico dushora umuhamagaro ico nemera gusa Imana izi guhemba ngo umuntu nankorera data zamuhicubahiro reka gusa amafaranga audience fasha abantu Imana igushinzwe ikanabashingwa nayo izakugororera. Hari imishahara Paulo yaranabivuze guhembwa si icyaha ariko none guhembesha utaranakora birasobanura gute. Paulo yaravuze ngo umukozi wese akwiriye igihembo ariko igihembo si cy'umukristo winjiye kuko itorero rigena ibihembo by'abashumba ya mafaranga wa mushahara baguhemba ni uko wakiriramo abantu urongera bataxe yandi uhembwa nayiki ubundi ni mpembwe 300 z'abanyarwanda urwo n'urugero habo nakira bose muri service ni yandi niyo nkorera. Hari umugabo wanditse igitabo aravuga ngo umukozi pastor uhembwa ngo agahembwa kimwe n'umukozi wa leta ngo agomba gukoresha amasaha ngo angana nayo umukozi wa leta akoresha ngo nawe atanga service ku ntamazi. None se nimba wa mushahara ari ugufasha gutanga service ayandi uri guca nayiki yo ku ruhande n'ubuhemu n'ubwibye kandi wa muntu wamenyereye amafaranga tutekereze ko ibyo umwuka kibifite hazava kuri 5,000 ya audience asabe 50 million yuko yakurambise ikiganza niba uca asabe 500,000 kugira ngo agushingirire umwana hazagenda zamura tarife kubera ko nta muhamagara afite cya gishoro nyine yise ngo atatanzeho n'amafaranga ukurikije imvugo bavugaga kimuzuye kubashumba
abashumba urumva ibo bari gukorwa naho abayumbe n'abayumbe bari mu ikanisa ibo kugira ngo asenge ibintu byose n'amafaranga ikintu cyose cyabaye ifaranga ibyo ni gute? Burya navuze ngo abakozi b'Imana bose ni bamwe, gusa inzego bakora muri zo zitandukanye. Nimba navuze ngo abashumba na abakozi b'Imana bitwa gutyo n'abayumbe n'abandi bakozi b'Imana, adabo wajumbe iryo ni wajumbe ni mu Giswahili ni indumwa zashiriweho gufasha abafite ibibazo. Reka tunaze nabo bayumbe. Ese abayumbe ushaka kuvuga ngo nabo nico basaba baba bagiye gusengera abantu ku byifuzo bitandukanye, batitanga amafaranga ngana gutya ishura yangaye. Icyo nemera ndamutse ndahantu ndafite uburyo bwo kwideplace kaba turi hano ubu turi isambu hari isambu ndikitengera urashaka ngusengera, icyo nasaba kirenga nawe ukizi ni imodoka iva kitengera ikagera nshoboye kuba ntafite amafaranga dito kakubwira nti rwose umpamagaye ndafite tike kuri njyewe ariko wanyishura imodoka nkakugeraho, sinzi niba ico kintu cyakubabaza kandi nanjye nta bucuruzi mba ngikozemo, ariko kumbwira ngo mbere uhaguruka ngo wohereze 100 cyangwa 200 ndavuga amanyarwanda cyangwa wohereze 10,000 z'amanyakenya nkunde mpaguruke n'ubucuruzi tuzanategereze ko azanagusengera yagucuruje byarangiye, aranakubwira mu kanya ko ibyo agiye gushakisha kugira ngo ukire bitari naho yandi ndayabonye ariko dutege tujaho hayo masengesho ntuyizere wa mukristo. Uwo muntu ni umukristo? Ho Yesu umukristo n'umucuruzi ya umukristo gute? Umuntu aragowe none umugeretseho n'indi facture y'ibijyanye n'ibitari kuri gahunda y'ibyo ashaka, urumva ko umukristo nyine cyangwa umwongera ubabare. None iri zina ry'abakristo yego ubona abantu benshi bataryiyitirira cyangwa batarikoresha hatari bo. Erego kuba kristo ijambo ku mukristo tirisobanura kumwe umwemera Mana. Buriya jambo ryaje ryari si Yesu warisize. Buya Yesu yitaga abantu abizera kigeze bagira muri abakristo, ahubwo amaze kugenda nibwo abantu bavuze ngo abangaba ni abakristo nabajanaga na Kristo nabemera ibyo Kristo yavugaga na ijambo ryavuye. Ahubwo wari kubaza utese rwose iyo abantu bakora ibintu bitandukana n'abizera baje mu ijuru baba bacizeye cyangwa baba bacizerwa, ni nabo bakristo warashatse ko reka twemere ko ari bo bakristo nibo bakora nka Kristo nyine basa na Kristo, bakagombye gutanga urugero rwa Kristo, bakagombye kumera ka Kristo. Ariko abaryitwa ubu nyine ntibakora ibyo bakora ibihabanye. Ubundi umuntu yataye inshingano z'ibyo ashinzwe si umukristo gusa, abasigaye yitirirwa bitamureba asigara kwizina kakwa kundi ishyamba ritemwa bakaryitwanya rubira kandi nta giti kikibamo kubera ko umuntu agihagara ku gatuti akavuga iyo yarasanzwe avuga akaririmba uko yaririmbaga agatera hari uko yiteraga akabwiriza uko yabwirizaga ahamana ibyo, ariko mu nzira ya Kristo yo kwizera inzira ziba zarasibye z'Isiyoni ziba zikiri muri we, ubundi umuntu agomba gusa n'izina. Yego mubona batabera abandi igikuta gituma bataza mu ikanisa rwose ntitwana bitindaho. Nimba tuba mu nzu y'Imana batubona ku gatuti uretse n'ababyina n'abatamba nanje urimo nigisha, nimba banduzi ku gatuti nasohoka nava ku gatuti bakambona mu bindi nukubeshuza aya makuru navugaga, imba mbabwira ngo byabindira kora gasukuri nabereye abandi gisitaza ntagaze mu muryango mbuza abantu kwinjira. Ico nica kwibaza isi hari ifite uyu munsi, nimba abakobwa n'abahungu bacu babyina kuri altare mu gitondo na nimugoroba ariko basohoka bagahura n'abandi bo mu quartier batigeze bagera mu rusengero ariko bagakora bimwe. Urashaka ko n'abakobwa n'abasaza ariko navuze umupasiteri nije wihereyeho ndimo mbwiriza ariko ningera hanze ntanga ubundi butumwa butandukanye n'ubwo nabwirizaga, mba ndimo nivuguruza kandi mbeshuza bigenda navugaga ku gatuti ngo ntimukurikire byabiye mukurikire ibinkora hanze, kandi reka nkubwire imirimo mibi yose n'imico mibi nibyo byiganwa kuruta imyiza. Nakwigisha ibyiza nkabare imyaka 3 utarabyumva, ariko nakora ikibi ntanakikugishije nawe ukagikora ntakivuze. Yego barademobiliza umuntu wese witwa izina ry'umukristo tarikurikize, usibye nuko nta musaruro yatanga abuza n'abandi bari kuzaza. Tugana ku musozo, yego ukunda kuvuga ku ijambo
ry'umudugudu w'uburuhukiro muri Bibiliya wabagamo wawuduhuriza gute n'itorero rya none? Ubundi itorero rifite ibisobanuro byinshi. Icyambere itorero rigizwe ngo nabahamagawe bakuwe mu byaha baza bashirwa mu gakiza, nabari hanze binjira mu nzu. Niyo ecclesia n'abantu bahamagawe. Ni ikigaka cy'ubuntu bw'Imana naho abantu bagomba gusabanira kugira ngo uri mu byumva. Ikindi kandi ni umudugudu w'ubuhungiro mu isirimbukiro. Hanze ibyaha ntibizashira, ariko iyo duhungiye mu nzu y'Imana niho twakagombye kuruhukira. Uyu munsi ndahuza itorero n'umudugudu w'ubuhungiro, usibye ko uyu munsi nabyo twavugaga iyo ni nette deterioration, kwangirika kw'imirimo ikorerwa n'ubwiza bw'Imana bwabaga mu itorero. Ariko ubundi birasa, hanze hari intambara, hanze hari ubujura, hanze hari imirimo ya kamere, hanze hari ubusambanyi, ni byinshi biri hanze. Ariko ntibakagombye gukorwa n'abantu bari mu nzu y'Imana kubera ko bahunze. Ikigoye rero kibabaje kirasa n'ico wavugaga mu kanya, titwahungiye ahubwo turaharwanira, naho twateye ibibazo. Abantu ndabikirukira mu nsengero ahubwo basigaye bazikuramo ibisebe bakazikomerekeramo, kandi wari umudugudu guhungiramo. N'ibyago by'igihe abakozi b'Imana twese nawe urimo tugomba gusengera kugira ngo itorero ribe ko ku mudugudu abantu bahuhukiramo. Yego, ndatekereza ko tugana ku musozo cyangwa se ikiganiro cyacu mwe mudukurikiye, ndabizi mufite ibibazo byinshi, mwibuke kuzaba muzandikaho muri comment n'ibindi tugize umugisha wo gusura guhura n'umushumba akagenda asubiza bimwe muri byo. Titwobasha gukora kuri buri kimwe, titwobasha kuvuga kuri buri kimwe, ariko hari akantu wadukoreyeho karuravuga ngo hari ubuhamya nza ntanga. Yego, nagiraga n'umujinya, ubwo buhamya nkunda kubivuga. Nagiraga gahayo, burya gahayo n'umujinya byatandukanye. Hari utagira gahayo ukagira umujinya. Yego, duhe kuri ubwo buhamya bukeya, noneho tugana ku musozo dusoza ikiganiro cyacu. Ubuhamya nakubwiye ko mu butoya bwanjye sinavuga ko nagiraga amahane aswi ku rwego ku ruhando mpuzamahanga, oya, ariko kameme aho nari ntuye agahayo ko narakagiraga, kuko sinihanganiraga undunza urutoki, sinihanganiraga umbwiye ico ntifuza, nubwo ntarwanya ariko namusabazanyaga ubukana, nkavuga nivuye inyuma nko ushaka kumwivuna. Byanaba ngombwa tunarwanye, naho byaranakundaga, usibye ko katabaye kenshi. Ariko ubuhamya mfite uyu munsi butandukanye n'ubwo cyane. Kera sinari nzi ko umuntu ashobora kubana n'umuntu wamuhemukiye kandi bakabana neza, kandi ukumva atari uburyarya wakoresheje, ukumva n'ukuri wamugiriye impuhwe, nk'umuntu utaragize umugisha wo kubona ibyiza cyangwa ngo abikore. Ubu niko mbayeho. Nkunze no kubivuga ngo wenda hari urwego ntarakorerwa bibi cyane ngo menye ko nakwitwara ndacara umuntu, reka ngarukira aho ngaho. Ariko hari byinshi ngende nkorerwa n'abantu, ngakurikiza ijambo ry'Imana rivuga ngo umuntu naguhemukira akagukubita urushi mu itama ry'ibumoso, muheni ry'iburyo. Bishatse kuvuga ngo umuntu arampe mukiri uyu munsi, ngahita ntekereza mu mutima ngo nukuri mubabarire, nta mugisha agira wo gukora neza. Yacitswe nawe siwe, kandi nkabana nawe nta kantu gatoya mwerekana kabi, kandi atari uburyarya nakoresheje. Umutima wanje waroroshye. Icya kabiri, si ikintu cyose bakimbwira nubwo ari kibi ngo nkibonere igisubizo kibi. Imana yampaye ubwenge bwo kubanza kugitekerezaho, nkaza no gusubiza nyuma, kandi nkanahita ntahura ko ibyo ambwiye bigiye kungusha mu mutego, kugira ngo mpubuke mvuge nk'uko yashakaga, imbe ntaye umurongo wivuga butumwa nkora buri munsi. Icyo ni cya kabiri. Cya gatatu, nsigaye nihanganira abantu. Namenye ko mwene muntu ari ikiremwa cyoroheje, giciriritse, igira icyo ari cyo cyose cyagwa mu byaha. Kera siko nari meze, narizi ko umuntu icyavuze aricyo akagombye gukora, kandi agomba gusa nuko nyine yavuze. Ariko namenye ko abantu bafite ishusho zitandukanye nuko bavuga, no kubana nabo ngabo nabo. Nashiye ku rugero rwa Yesu, wabanye na Yuda bazamugambanira, ariko amubitse uruhago, ni wari ubitse amafaranga. Yabanye na Petero bahubukaga, ariko akabiga abajanama. Yabanaga na ba Yohana batari bambikwa imbaraga z'Umwuka Wera, bari abana b'inkuba we na Yakobo, n'ibindi byinshi.
menye ko Yesu yagiye akorera muri Enewe yakoreyemo harimo ibyaha n'ibibazo ariko aritwararika ntiyagira umukori w'icyaha umutembaho. Nanje rero nagiye mfata imwe mu mico ya Yesu nubwo ntarayishobora ariko niyo ndaharanira ndarwana ndamaranira kugira ngo ngere kuri urwo rwego. Kaba nasaba uwo ari we wese ugikora uko yakoraga muri kamere akaba yarabizanye mu murimo w'Imana ni ikigusha, kuko ico tugomba kucitegerereza umuzo tuvuga niro dutekereza no kwizera n'ingeso zacu n'imitima iboneye n'ibindi byiyongeraho bitandukanye n'ibyo Pawulo byiyongera ku byo Pawulo yabwiye Timoteyo. Nubwo hamya natanga nagabanyije agahayo, nagabanyije gusubirizaho, nagabanyije kugira umujinya ngo niture umuntu wese nabi yangiriye narababariye. Mbona ubuhamya natanga. Hari akantu nashatse kubazaho kare wavuze muri CV yawe ko wakoze muri Gacaca n'ibindi. Gacaca buriya ni ikintu cihariye cabaye mu Rwanda c'umwihariko kw'isi. Ntekereza ko nzambibona ko cabaye umwihariko kw'isi kubera ko ntivyari bisanzweho. Yego. Niriye somo rya waduha wigiye muri biriya bintu. Nasanze umugisha wo kubona umuntu wabibayemo sinzi ukuntu zari bincitse. Ubundi Gacaca yitwa ngo n'ubutabera bwunga. Gacaca n'ubutabera bwunga. Hari ubutabera ni ntambwe ya mbere noneho bwunga. Ubundi ubutabera ntibwunga. Nimba ngusindiye inzu urayimpa nta kindi sinzagusaba n'imbabazi. Nimba waraniciye umuntu sinanjye uzamuburana ni ministeri publique ni leta. Uhanwe bikurikijwe n'amategeko. Ivyo bitandukanye na Gacaca. N'ubutabera bwunga guterero. Bwasabaga gusa ko uwahemutse abivuga uko byagenze kose akabisabira imbabazi. Asaba imbabazi uwahemukiye na societe nyarwanda cyangwa umuryango nyarwanda. Iyo yabivuga uko byabaye kose yarababarirwaga cyangwa gahanwa igihano kijanye n'amategeko. Byavugaga gute? Iyo wiregaga neza kabishwe nubwo wisha abantu 8 9 10 kimwe c'igihano mu myaka wakatiwe nimba warakatirwa imyaka 30 kutihani we baguha 15. 15 nayo 7 n'igice ikaba prison, iyindi 7 n'igice ikaba imirimo bitaga ngo ni imirimo ni igihano c'imirimo simbura gifungo mu Kinyarwanda ciza kibanza kuba igihano ariko c'imirimo simbura gifungo ukayikora uri hanze ukorera n'umuryango wawe. Tekereza nawe umuntu wisha abantu 15 kumubabarira urahita ucumva ko n'ubutabera bwunga. Isomo twakuramo nuko umuntu wagiriwe nabi yabana n'uwamugiriye nabi, nuko umuntu wahemukiwe yabana n'uwamuhemukiye, nuko inyungu ziri mu buzima bw'umuntu ari ukubabarira atari ukubabaza. Kuko kubabariye cyambere kuwahemukiwe amenya makuru wamuhaye abantu biwe, kuko akenshi abantu bishwa no kutamenya makuru y'ababo uko bishwa. Ariko iyo umubwiye iyo bababwira uko babishe barahurukaga umutima ukabona ari ruhurukije uti urakoze kumbwiye ku muntu wanje ukuntu wamwishe naho wamufatiye no kuntu wamwishe menye neza makuru ye kubera ko ari nawe wayambwiye nawe wayakoze urakoze ndakubabariye njewe ahasigaye itegeko rya Gacaca ni rguhana wa muntu wahemukiwe akabara ruhuse. Uwahemutse nawe yari ividuraga bya bindi byahoraga bimutera depression buryo yanasara. Iyo yabivugaga yasaga nk'uri kugabanya ubukana bw'ububi. Buryo wirega ubugabanya ubukana bw'ibibi kandi uko ibibi kugumamo niko bikwangiza, uko ugenda ubizisohoramo niko ukomeza kugira icizere cyo kubaho. Rero mu mpande zombi n'umugisha abantu bipakuriye ibyo bavuze ibibi bakoze basa n'ababigabanyije kandi babisabira imbabazi. Ababiguye nawo baruhutswa nuko babwiye amakuru yabicanye wa munsi biciraga abantu, ariko uyu munsi batinyutse baca bugufi babasaba imbabazi kandi bababwira n'amakuru y'ababo bararuhuka. Nico nakuvuga ngo umuntu isomo rya irindi somo ryavamo nuko umuntu yaba mu binone eje akaba mwiza, nuko umuntu yakora amakosa none eje akayihana, nuko nanjye wampemukira none kakubabarira ejo ukazangirira ibindi byiza bitandukanye n'ibi wankoreye. Nico nakubwira.
urakoze cyane nari nsa n'uwaryibagiwe ariko kandi urakoze ubitanze ibisobanuro byiza ntekereza ko bifite icyo bifasha n'umukirisitu no mu bundi buryo nyine nubwo twarimo tuganira kuri iki kiganiro nanabashimira kubw'umwanya wanyu. Urakoze cyane Gabi. Ibibazo byari byinshi twaribaza ibintu byinshi cyane ariko kubera umwanya n'ibindi byose reka tubashimire kandi dushimire namwe mwari mudukurikiye. Mwari kumwe na Director Gabi. Reka niba hari ijambo ryanyu ushobora gusoza naryo hanyuma ijambo navuga nsoza cyambere no kugushimira nawe Gabi n'ubwo umwanya twabonye usa n'utugoye ariko nuko ikitagoye kiba gifite agaciro niko bavuga abafaransa ikintu cyose kiri rare ko kiba kiri cher ikintu cyose gihenda nyine kiba gifite n'agaciro. Icya kabiri urabona rutanze ibisobanuro umwanya muto tunihuta hari bimwe ushobora kuba ntasobanuye uko nashakaga cyangwa wowe unyumva uko udashaka nanone mu rwego rwo kwihanganirana ntutekereze kuko navuze ariko wakagombye kuvuga wowe unyumva niko mvuga ariko sinsabye imbabazi ko nkaho ari wona komerekeje ariko kandi ndavuga nimba ntakunyuze muzo navuze ihangane ubutaha tuzongera tubone umwanya na Gabi cyangwa n'ahandi tubivuge nitubone umwanya ariko kandi nawe nimba navuze ukuri kwemerereka kwihambirira kuzo warusanzwe uzi ico dushimye Imana nuko ibitekerezo si imibare ibitekerezo si imibare ngo rimwe guteranya na rimwe niko kabiri ariko ibitekerezo umuntu atanga niciwe nicyo gituma ugomba gucirwa urubanza ntagukubita umuvurira. Murakoze cyane nico nashobora kuvuga. Murakoze cyane turashimiye kandi abisoje neza namwe tubashimira mwari mudukurikiye mwibuka gukora subscribe turi gushaka kugira ngo duhitinge 100 ubu nyine muri kuno kwezi ubundi tuzizihiza iminsi mikuru twese twizihiza n'ibindi ubundi urugendo rwacu rukomeze rugenda neza. Mwari kumwe na Director Gabi kuri Afrimedia Live nk'ibisanzwe ibyacu nakagaruka tuzagenda tubategurira n'ibindi bigiye bitandukanye. Imana ibarinde.